akazu niyo kaba ari gato cyane ariko ari akawe, kaba karuta kure kuba wagira inzu nini cyane ariko yinizanye. No muri skin care ni gutyo, niba muri skin care routine yawe ifite ibintu byinshi cyane ariko n'ubu ufite actives ingredient ikenewe, ntabwo iyo skin care routine izaguha za result wifuza. Niho handi uzasanga uri gukora ibintu byinshi cyarimwe ariko utari kubona result. Kugira ngo wumve actives neza icyari cyo, reba nko muri filime ya Titanic, ndabizi ko mwese muyizi. Abakinnyi babiri b'ingenzi ni Jacques na Rose. Bari abakinnyi babiri bakinnye filime ari bonyine ntabwo yaryoha, biba bisaba ngo habe hari abandi ku ruhande bari kubafasha kugira ngo filime rebe ituryohere. Iyo ugize actives muri routine yawe akaba arizo zonyine kiba ari ikibazo. Nanone iyo muri skin care routine yawe na actives zirimo, ntabwo twareba skin yawe ngo tubone iraryoshye. Uba ugomba kubalansinga, ukagira actives muri routine yawe ukanagira n'izindi zitari actives. Rero muri skin care routine na ingredient n'imwe y'igitangaza ibamo. Niba ari retinol, izakenera ugire hydration, izakenera ugire sunscreen. Nizere ko actives byibura ubashije gusobanukirwa icyari cyo.